Muraho neza. Muri iyi video ngiye kubabwira ibintu 10 uzakora kugira ngo abantu batazakumenyera. Reka duhere ku kintu cya mbere. Uzirinde kwereka umuntu ko umukeneye cyane. Hari abantu usanga bereka abantu ko babakeneye cyane ku ruhande rw'abasore n'inkumi, aho umukobwa ashobora kwereka umusore ko yamwishimiye cyane, agatangira kurara amuhamagara amajoro yose amwohereza ubutumwa bugufi bwa buri kanya. Ibi bizatuma umusore agufata nk'aho uri kumwirukaho kandi wumva ko ari we nzozi zawe, bituma agufata nk'umuntu uciriritse kandi agusuzugure. Reka tujye ku kintu cya kabiri. Uzirinde kwereka umuntu ko uzi byose. Hari abantu bigira ba nyirandabizi bakerekana ko ari abahanga cyane bazi ibintu byose, nyamara ariko umuhanga yaravuze ngo uvuga ko hari icyo azi ntacyo abazi. Nibyo koko, kandi uzasanga abantu bigira ba nyirandabizi mu by'ukuri ari abantu baciriritse. Abantu b'abahanga bacisha make kandi ntibavuga menshi kandi ntibigira ba nyirandabizi. Reka tujye ku kintu cya gatatu. Uzirinde gusekera uwo ari we wese kuko hari abantu badaha agaciro inseko z'abantu. Simvuze ngo ujye umara umunsi wose urakaye cyangwa se umara icyumweru bakambije agahanga utishimye, kuko kwishima no guseka byongera iminsi yo kubaho. Ariko nanone ntago bisobanuye ngo ugende usekera abantu bose, kuko hari abo uzasekera mu by'ukuri kuri bo usa nkaho uri kubatera isesemi cyangwa se ntibakwishimire. Ntago inseko yawe izasimisha buri wese. Uzasekera umuntu waburaye, uzasekera umuntu uri mu ideni rya banki urara adasinziriye, uzasekera umuntu batereje imitungo ye cyamunara, uzasekera umuntu inzara yishe wabuze n'amazi yo kunywa cyangwa se wabuze n'ibyo kurya. Ahangaha rwose uzaba usa nk'uri kumutera isesemi. Guseka ni byiza, ariko ukamenya guseka mu gihe cya nyacyo. Reka tujye ku kintu cya kane. Utazemera umuntu ko akugira igikoresho cye kabone n'ubwo yaba kwishyura ibya mirenge. Iyo ngibi ndibanda ku bakire bakoresha abakozi, akumva ko kuba guhemba udufaranga ku kwezi rimwe na rimwe tw'intica n'ikize, akumva ko agomba kukugira igikoresho cye akagukoresha uko yishakire. Ntuzabyemere na rimwe. Ugomba kumenya agaciro kawe, ukihesha agaciro, ndetse ntagire umuntu ugugira igikoresho. Simvuze ngo uzasuzugura umukoresha wawe, ariko jya umenya agaciro kawe, wirinde kugira ibyo agukoresha wumva bitajyanye n'amarangamutima yawe. Hanyuma se, reka nkubaze gatoya. Bosi wawe aguhemba amafaranga kabone n'ubwo yaba ari menshi ku kwezi, akaba afite umuntu batumvikana akakubwira ngo ugende umugirire nabi, uzahita ubikora kubera ko ari bosi wawe? Oya, ugomba kumenya guhitamo ikibi n'icyiza, ugahakanira umubosi wawe kabone n'ubwo yaba aguhemba ku kwezi. Reka tujye ku kintu cya gatanu. Uzagire kwihangana kandi umenye kubana n'abantu bitewe n'uko bameze.